Hey, Mfumbi. Hey. Aramutse. Aramutse. Harya ngo ugiye gushaka umugore. Pe. Hey. Kamiri yanteye umujinya. Kamiri ajya kumfungisha. Ngomba mu nzu ngo y'amanegeka. Byanteye umujinya. Bigira naho ngera kwa Kabuga. Kwa Kabuga mparara rimwe. Hano haraguru mu mujyi arya ira prison bayita. Ariko n'ubundi uri umunyamafuti. Ntabwo ndi umunyamafuti. Oya uri umunyamafuti. Ndi umunyamafuti kubera. Ubu ntabwo nari ngusanze ugiye kujya mu rwarwa muri iki gitondo. Jewe? Hey. Mufumbira. Hey. Ntabwo usanze mvugana na Vuzizera nizamukira. Vuzizera mu kazi. Wari ugiye gufata urwagwa? Oya. Ubu ngiye kwigurira isigara nigire mu kazi. Okay. Ahubwo ubonye Vuzizera atari urukunwa. Oya ariko se kuki muzindukira mu rwarwa? Oya njyewe neva niyo wayimu ubu ngubu ntabwo nayimwe. Wararuretse se? Ntabwo naruretse ariko urumpaye isasi narumwa. Nese ubwo uzashaka umugore unywa inzoga? Kubera iki ubundi se sinene mufite? Ubundi se simufite. Ubyaye kangahe? Byaye rimwe. Byaye rimwe? Murabana se? Ntabwo turi kumwe ari wabo ariko ubwo uzafata umugore wihingira umukure mu cyaro ngo umuzanye mu mujyi. Ubundi ko wari waratashye bakugoreye. Oya ntabwo nzamuzana mu mujyi nanjye ahubwo ndashaka kujya mu mujyi. Nese ubu ntubu Kigali? Ndi Kigali. Nese urashaka kuba mu mujyi hehe? Urashaka kuba mu mujyi hehe? Ese u Rwanda rwose ni rwabaye umujyi. Ngana ahantu hose uzobona harabaye umujyi. Ariko usibye Kigali ko atari umujyi ntaho mu cyaro burya haratandukanye. Mu cyaro urahinga kubera ko ufite isambu. Kigali yarakunaniye? Kigali irananiye nshaka kwitahira. Se wowe unywa inzoga nyinshi cyane? Oya nta kazi nta kuba Kigali nta kazi permanent ufite ku kwezi. Noneho abadafite akazi ka permanent bakareke bisubire mu cyaro. Bisubire mu cyaro bagende bahinge borore. Mbese abantu babagira inama yo gusubira mu cyaro kugira ngo bakire mu. Bagira inama yo gusubira mu cyaro. Kigali umaze igihe kingana iki? Kigali nayigezemo 97. Uti none ngewe Kigali rakunaniye. Nta nzu urubaka se? Inzu keretse mu rugo. Ariko mu inama muri Kigali byaranze. Byaranze. Bafite n'imodoka ariko byaranze. Bitewe n'iki ariko byatewe no konge no kunywa. Nabonye ari byarateye no kunywa pombe. Nawe imodoka n'inzu mba mbifite. None ubu se arya Mufumbi wigeze kubona n'amadolari ariko barayakwambura? Baranyibye bigeze kunyiba 700. Oya amadolari se wari wayatoye hehe? Oya nta madolari natoye ni 300 gusa. Wabikuye he? Warabitoye? Nabyo ngo bagore barabitwara. Narayanywereye abandi andi bakagenda bikoreramo nyine. Wahuye n'abagore bangaho ubwo? Reka nta mugore nigeze ndongoramo. Nta n'ikiro cy'inyama naguze. Wayashyize he? Warayanywereye gusa? Yose narayanywereye andi bariba. Bariba? Keretse radio telefone naguzemo telefone barayiba. None uti Kigali nabaye Moses ngiyeho kugira ngo Kigali nandavuze. Reka ngiye gusazira mu cyaro. Tikubona mpagira 9 ariyo ngwageze 9 kare 9 none uravuga Ndohukira Nyamirambo nkora ambassadeur nzanwe na secretary wa ambassade muri Canada. Witwaga ndi mubanzi Simone wiwacu. Uti none Kigali rakunaniye. No babahungu be sinzi aho batuye. Ziranye n'abantu benshi n'abantu twe tuziranye bamwe bari mu mahanga abandi gutya abantu bakagenda batandukana abandi bakiyimukira bakansiga mu rugunga hano mu rugo. Nensigaye ndimbwa reka njye. Kigali nyibareyemo imbwa niyo mpamvu ngomba gutaha. Uti n'abandi byarabananiye. Icyo nakwifuriza abantu gusa twakora gahunda tukigera mu cyaro tukajya guhimba cyangwa tugakora ariko tureba mu cyaro. Icyo nagira abantu inama ni ugukora icyo ukora ariko ureba iwanyu mu cyaro. Ugikorera mu cyaro amajyambere yajyana iwanyu mu cyaro. Naho iyi Kigali ntabwo ari yacu. Ni y'abakire. Kigali ni y'abakire? Okay. Sawa Mufumbi. Ubu koko Kigali ranzira kunaniye neza. Tuzahite niyo gutembereramo ukorera amafaranga ariko utaha. Ariko ntabwo ari yo kuvuga ngo uyituyemo. Amafaranga se uzajya ukodesha inzu byibuze nangahe hano i Kigali? Ubundi se ukodesha yangahe? Nk'ubu bari kunyaka 25.
wayoboze itekereza no kurya ntugitekereza n'umugore cyangwa ufite n'abana biga kandi umugore waramusize mu cyaro inzu ya 25 kandi ni ukuvuga ngo ya 30 ni 30 uharimo ibishingwe n'iki umutekano n'iki ubwo ni 30 ko baguhaye n'itike se ugasubira mu cyaro kongera ukagaruka ubundi wagarutse ibyo barabesha bamaye 6,000 bitandatu hari abavuga ngo bamaye amafaranga bamaye 6,000 basa nka bazavuga nzayabishore bakujya bavuga ngo bampaye amafaranga ni 6,000 bambaye 6,000 se nibyo bavuga ngo bampaye amafaranga uzi ko abantu bajya bambwira ngo bampaye amafaranga hari abantu bazi ko bampaye 10,000 cyangwa iki ni 6,000 oya barayaguhaye mufumbi ahubwo ese Steve yamaye amafaranga 5,000 ushinzwe umutekano nako uyu mudugudu ashiraho 1,000 urumva biba 6 bakababeshe ngo bampaye amafaranga none se mufumbi ariko ngo hari n'abantu bavuga ngo ujya ufata akaboko kakaneneka ukajya gusaba nukuri uwo muco ntago ari mwiza njyewe ngifite imvune urumva kwa cyagene naravunitse n'uwo nasabaga uwo muntu nzi urumva uwo muco ntabwo ariko ukabeshya ngo bakujya babeshya ubu uzataha ryari kandi na n'ubu ntabwo ndakira neza na n'ubu ndacyarwaye sindivuza ntabwo barambagarira uzataha ryari jewe ubwira abakunze bari kukureba uvuga uti ngewe Kigali rananiye unagira inama abantu birukira muri Kigali uti ngewe rananiye ngomba kwitahira ngaho bagira inama nabagira ushe umuntu uri mu cyaro ushaka kuza i Kigali nta kazi ntakirirwe azi Kigali nta kazi azajya aza afite gahunda afite umuntu umujyanye ku kazi runaka naho kuza ngo arafunze ngaje gushakisha akazi i Kigali muri iki gihe birakazi cyangwa se nk'ubu ngubu wakazunguje yenda ukaba umuzunguzayi cyangwa iki ntabwo byemewe ahubwo yakwifatira indi gahunda yo mu cyaro akorora gahinga ubu tuvuge ko utazongera kugaruka mu mujyi nugarukamo mfite gahunda ufite gahunda ariko we uzataha ryari njyewe ngenda taha muri uku kwezi kwa 9 utuye mwaka ntabwo nshira njyewe ntarataha neva kwa 9 ntabwo kugera kuri 25 sawa mufumbi rwose utubwije kuri rwose utubwire ko utazongera rwose kongera tugahura oya kuza i Kigali zahagenda ariko kuza kuhaba neva Kigali yarakunaniye birutwa no mu cyaro sawa mufumbi urakoze cyane rwose abantu kandi uratubwiye utaha waratubwiye uti rwose ngiye kurongora none kurongora byaranze uravuze uti none ndatashye ariko umugore ndamufite muzi ko namwigeze waramwigeze ariko si uwawe ubu ntimubana nawe nzagarura nawe uzajya gucyura ubu ugiye kujya mu cyaro ugiye gucyura umugore uzagenda ryari mu kwa 9 oya si kumucyura naramwirukanye se nta n'ubu turi umuntu ufite inzu ngo ariko ntugira aho urara no mu mujyi ntabwo ngira aho ndara ngo n'inzu ntabwo ujya uyishyura none se ndara hanze yatubwiza ukuri aho turabeshye sawa rwose mufumbi ubwo uvuze ko uzataha ayo ni amahire Imana iguha umugisha ariko ibintu rwose wamungana ibyo kuba mu mujyi ntacyo ukora ntacyo ugira baguha amafaranga ukayanywera rwose iyo namufashe niya kigabo Kigali ubona amafaranga yo kurya urumva niba ukoreye 2 urumva niba ubonye 2,000 tuvuge 1,000 byanze bikunze urakirya ni nkanjye nkwisigara ukuyeho isigara ubwo uguze kugira ngo urarane 500 y'inzu no kurana yenda andi yiruhande bozagura ipantaro yayitekeye gusa mufumbi umujyi w'u Rwanda mukuru wituye umujyi w'u Rwanda bawituye mukuru Kigali u Rwanda se rugizwe n'intara zingahe intara 12 u Rwanda rugizwe n'intara 12
none se zari perefegitura 10 ibyo bitaga perefegitura ako suzi ko yaruka ibya kera none se Afurika igizwe n'ibihugu bingahe aya wako mbaza byinshi oya uretse w'inkuru baza uyu nguyu nawe akubwira sawa